gerageza urukomeze rw'izimpuwe nicyo rubereyeho. Naruhari igicumbi mu mutima gukunda nta kizaruhungabanya. Uri mwiza uri igitego mutarutwa, uri mwiza uri igitego mutarutwa. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Ijambo wambwiye turi twembi humura ndakumva pe, yanteye icyizere gitubutse simvuze ndacecetse, ariko yizere ko turi kumwe kandi tuzahorana. Izere kw'amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya. Uri mwiza uri igitego mutarutwa. Imitwaro iba myinshi kandi siko yose ingana, waba muto cyangwa munini buryo urushya umutima. Uranshaka kukumenya biruta uko nkuzu, bikambera umutwaro babarira unture. Ndashaka kuba uwawe nyabuna, hora ku mutima rusheho kukumenya bihagije. Ibwira ndashaka kuba uwawe nyabuna, hora ku mutima ndusheho kukumenya bihagije. Ibwira ugira ineza n'urukundo n'imbabazi bihebuje, ubishyize akaboko nukura bahiriwe. Kukumenya ntibigurwa, hakora umutima ukunze, kora ku gatima kanjye sinakebuka inyuma. Karori nkunda nshuti yanjye y'amagara, gendanya amahanga na n'ubu tukiri kumwe, subiza amaso inyuma kibike nabimuhira.
ababyeyi bawe nibaza aho waciye bazi kutakiba baguhebye kera dusubiza amasi inyuma twigenda bimuhira imitwaro iba myinshi kandi siko yose ingana waba muto cyangwa munini burya urushya umutima mpora nshaka kukumenya biruta uko nkuzi bikambera umutwaro mbabarira unture ndashaka kuba uwawe nyabuna hora ku mutima ndusheho kukumenya bihagije ibwira ndashaka kuba uwawe nyabuna hora ku mutima ndusheho kukumenya bihagije ibwira hashize iminsi umutima wanjye udatera neza ntekereza ubundi kugira nagerageje ukuntu nakwihangana ntabura ikintu na kimwe byanyibagiza burya bagenzi urukundo n'indwana kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda mutuma abandi baza kumbwira ko ni waho wahoze n'amazi isaha nibaza byinshi sinababwira ukuntu numvaga mbyewe burya bagenzi urukundo n'indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda umushyitsi mu nda umutwe urameneka nsigara ngenda nk'uwarwaye pararize icyo mfashe cyose ngira ngo namire ntamutekereza kikancika nkakimena burya bagenzi urukundo n'indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda imodoka kuva mu gitondo none nayibuze narinjya nk'i Kigali no gusuza iribagiza kubera tombora nimugoroba mbona agatoyota nakuriranye n'ibyishimo byinshi ngo ndamubonye nagezeyo byo birasekeje nasaga n'umutandi boye uvuye i Kampala
agapantaro kanjye n'agashati byataye ibara. Reka rero ngeriwe muri iryo joro nkubonera ishyano, n'ingoma ng'umuryango yohereza umugoyi we. Yewe n'ingerano mu nzu nsanga ari kumwe n'abasirimu. Ngiye kumuhobera itazandura n'agasuzuguro, ati niba arakaza ushaka genda ntako nifitiye. Ngaho se gira vuba umvire mu nzu utarabona ishyano. Nayisohotsemo numva nabona ntaziyongana, nari meze nk'umuntu uri mu nzozi wibeshya amazu. Ubwo randevu yanjye ntiribagize ishiriraho. Kana k'iwacu ni wowe umpora ku mutima, usa n'isimbi iri ryo kuri Karisimbi. Umwari w'iwacu i Rwanda. Iyo nkubonye ku mpinga z'aya misozi myiza, kuyizamuka bimera nko kucyama. Kana k'iwacu rukundo ruzira amakemwa, ninde uzadutanya ko kuva ubu tubaye umwe. Ese ninde uzadutanya? Urakibuka kera tukiri batoya, dukina tugasimbuka n'ibyishimo byinshi. Tugenda twiruka turambagira ikibaya cyiza, tugana iyo ku ishuri n'ibyishimo byinshi. None ngwino dufatanye urugendo kuri iyi si. Kana k'iwacu rukundo ruzira amakemwa, ninde uzadutanya ko kuva ubu tuba
uzira